Banyacyubahiro mwese muteraniye hano, baturage b'intara y'Amajyaruguru n'ab'intara y'Iburengerazuba, mumfashe twakire nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ndetse na nyakubahwa First Lady n'ibyishimo byinshi dutewe no kuba baje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 20. Mumfashe tubakirane amashyi n'impundu nyinshi. Kuwa gatanu Nzeri 2025 mu karere ka Musanze habereye ibirori byo kwita izina abana b'ingagi 40 bavutse. Ibihumbi by'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda by'umwihariko abari mu rwego rw'ubukerarugendo bahuriye mu karere ka Musanze mu Kinigi mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi. Ni umuhango wabaye ku nshuro ya 20 aho abana 40 bakomoka mu miryango 15 bahawe amazina. Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva niwe wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, mu gihe mu bandi bayobozi bitabiriye harimo na Madame Jeannette Kagame. Minisitiri w'Intebe yasabye abaturage b'akarere ka Musanze gukomeza kwita ku ngagi kuko zifitiye runini igihugu. Yagize ati, muhore muzirikana ko izi ngagi ari umutungo w'agaciro kanini dufite kandi tugomba gusigasira twese. Yashimye kuba bahaye ingagi amazina afite igisobanuro gikomeye. Yavuze ko mu muco nyarwanda kwita izina umwana si umuhango, ahubwo ni igikorwa cy'urukundo. Uko ingagi ziyongera, yavuze ko pariki nayo yongerwa, ari nayo mpamvu leta yiyemeje kwagura pariki y'igihugu y'Ibirunga, aho yavuze ko bizanagira ingaruka nziza ku iterambere ry'abaturage baturiye pariki. Ahagana saa 7:30 umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere Jaga y'Afrika yavuze ko kwita izina ari ishema ry'igihugu kuko bifasha mu gusaranganya inyungu iva mu bukerarugendo. Yavuze ko kandi imishinga ifite agaciro ka miliyari 18 yazanye amashuri, amavuriro, amasoko n'inzu zo guturamo. Ibi bikorwa bigabanya amakimbirane hagati y'abantu n'inyamaswa kandi bigatuma kubungabunga ibidukikije bifasha abaturage mu mibereho myiza. Twababwira ko amwe mu mazina yiswe ingagi harimo Ogera, Rugwiro, Umurage, Rwogere ndetse n'ayandi mazina. Bimwe mu byo wamenya ku byamamare byisa aya mazina ingagi, uwa mbere twavuga nka Yemi Alade. Izina rya Yemi Alade si rishya ku bakunzi b'umuziki, by'umwihariko mu njyana ya Afrobeat na R&B. Uyu muhanzi akomoka muri Nigeria. Yavutse mu 1989, ariko yatangiye kumenyekana cyane cyane mu mwaka w'ibihumbi 2014 ubwo yasohoraga indirimbo akayita Johnny. Yarebwe n'abarenga miliyoni 175 ku rubuga rwa YouTube. Yarushijeho kumenyekana mu ndirimbo zitandukanye zo ku rwego mpuzamahanga zirimo izo yahuriyemo n'abandi bahanzi b'ibihangange nka Angelique na Rick Ross. Undi musitari wagaragaye muri uyu munsi mukuru wo kwita izina wa kabiri yitwa Michel Todits. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime w'icyamamare ukomoka muri Malaysia. Yakinnye muri filime zamenyekanye cyane cyane nka Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memory n'izindi. Uretse ibyo gukina filime, anakorana n'umuryango w'abibumbye mu kubungabunga uyu mubumbe dutuyeho. Wa gatatu twavuga Sang Kim. Uyu nguyu yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe iterambere rishyigikira ibidukikije. Uyu munyakoreya y'Epfo yakoze imirimo itandukanye mu myanya yo hejuru muri guverinoma y'igihugu cye, harimo nko kuba umunyamabanga mu byerekeranye n'iterambere rishyigikira ibidukikije muri Koreya y'Epfo.
yagize uruhare mu gutangiza igenamigambi rya Korea y'Epfo no gushyigikira mu bikorwa ndetse n'ingamba zijyanye no kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Uyu muhango usanzwe ushyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda, aho kwita izina ceremony bisigaye bikorwa mu rwego rw'ubukerarugendo kuko bizana amadovize ndetse n'abakerarugendo mu gihugu. Nshuti muvandimwe, ese wowe wumva kubungabunga pariki y'ibirunga bifite uwuhe mumaro? Dusangiza igitekerezo cyawe muri comment section. Mwakoze kubana natwe. Abahanzi bo mu Rwanda basusurukije imbaga yari iteraniye mu karere ka Musanze harimo Eric Senderi, Kivumbi King, Bruce Melody, Ariel Ways na Chris Easy. Aba bahanzi bose bakaba bafatanyije gususurutsa abari bahateraniye ndetse n'itorero Mashirika rizwiho kubyina neza yewe no ku rwego mpuzamahanga.